by'abakire bimaze kunanirana muri quartier. Byana by'abakire bimaze kunanirana kabisa. Mbona binyuraho abahungu bari kumwe n'abakobwa abana batoya. Ko ngiye kubyigaho rwose. Saje gukora kimwe no karitsiye kazanyemo nakikatesha mu bipangu by'abantu basigaye ngakubita nk'amakupe reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo umva nababonye bari guca ku ruhande rwa hakurya kamba ariho mbatangira dore basigaye bacika kabisa rwose nifasha n'inzego zikomeye n'aba basirikare banjye rwose tubafatira umwanzuro pe ibintu ntago ari byo rwose. muhagarara urundi duhagaritse Ari kujya he ahamagura tuyoboye urabona yasamye kumva ufite n'igute wowe mbona mani mbona hagaze mu nzira ushaka wowe bimeze abundi bite mwarananiranye muri quartier nta mwana ukiga ufite imyaka ingahe iyo mfite sesera kureba wowe warambyaye saza ku mwana ungana gutya ibyo bintu ntago byemewe n'uwawe ntago byemewe umva byo ndikubabwira ndagukubita wowe mama wanjye ndagukubita wowe kandi mwicare hari ma garafura tya mani cyo muri miro zawe iyo ngugurire nari ibyo bidiya mani kandi abizi niyo ushaka mani wihengereza cyane niyo ushaka mani aho kana kazindana tugafatanya n'ibyo musama amafaranga y'iki yakoze iki uramo amafaranga y'iki shyiramo nari mani ngugurire na akabombo ndabizi n'ibyo ushaka urashyiramo iki mureke bana shyiremo kandi kimenye kigindi kiza gusaba ibiryo mu rugo kireke mani kingi ariko ndaje mbyigo mani ndaje mbyigo ndekora ndaje mbyigo uzongeye gusaba ibiryo mu rugo peti nizere ko ibintu byose wabishize ku murongo byose ni ku murongo mva ku kazi nsanga ibintu byose wabishize ku murongo umugore wanjye ramuka nca inyuma ubimbwira he kugihe nko kwa kuri nsanzwe mbigenza urabizi ejo bundi waranengushe oya ntiwambwira ibintu kugihe nukura mugore wawe ubundi yanshukishije amafaranga uramenye ako kantu ni kabi dushaka kuvuga ayazaza guha uzaza umbwira nyakurengerezeho ariko ibintu byo kuzana ubugogi naribi reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani na fando gera esse cara fando é compro kazo bimeze bite zenese akazi karimo karagenda cyega cyariko ni nizere ko ibintu uri kubikora ruzungu bimeze neza nubwo harimo abana bananiranye hanga ariko amakuru yawe ndi kumva ngo ntago ari sawa kuri yanjye ni meza urimo urafata za ruswa kandi ruswa ntabwo zemewe ndi kumva amakuru yawe atameze neza ibintu byose ngo urimo ngo urahohotera abana b'abakire we mbese ntabwo uri kubahohotera ariko ngo harimo n'abari kugenda baguha ruswa ibintu bitameze neza kandi uzi ko ruswa zagiye zicika ahantu hose ruswa nizo bari kuguha kandi amakuru yawe ndi kumva atameze neza nibigomeza kugenda gutyo ndagufunga ntihagire abantu hohotera kuko nugira abantu hohotera biraza kuba bibi sawa akazi keza kandi akazi ugakore neza
nenda kumbona amaze nk'umunyerondo. Nanjye ndabona nazi burase buranindera. Afite n'inkoni. Bajyana umunyerondo Shakaritse yanyu nayo iransekeje kabisa. ntabwo ari katwikomereze nyine turebe ibyari byo buriya wamenya nta muzi ibyo ashaka. Ibi ngibi byo ndabyisha noneho kabisa. Na ruswa ntabwo noneho nyemera bahaze itabi. Bahaze itabi. Bahaze itabi kabisa. Bose wanjye none se bimeze bite? Muhagarara. Ni ibiki? Wavuye he? Uvuye ku nsura. Reba nk'ibigenda uba wambaye. Reba ikibazo imyenda twambaye gutangurira kuri shiro wanjye. genda gake. nyine ibyo twambaye birakureba. Reba nk'iyi mayibo. Bro, ibyo twambaye birakureba bro. Okay. Muhite mwicara aho ngaho. Turabyanze. Wese urinde ubundi ushinzwe iki? Mwicara aho ngaho. Bandebera. Turabyanze. Turabyanze. Nyine bro ushinzwe iki? Kubona ino myenda narayitora. Tubaza ngiye imyenda turena narayitoraguye warayitoye nyine ubundi se binibi. Takora ku mwenda w'akazi. Mwicara aho ngaho ariko ntago nimwe ndi kubwisa. Iki se bro iki? Umva amabere yaso. Mwicara aho ngaho. None se twicara aho twicaza. Mwicara aho ngaho vuba se. Byo ndi kubabwira ntago muri kubyumva. Mwicara aho ngaho. Mwicara aho ngaho. Umva, mwicara aho ngaho nawe. Bwira vuba vuba. Mwicara aho. Ase grafre wowe uri kutubaza itima. Bamwebwe mwigize ibirara ndebera. Umva se grafre uri kutubaza itima. Ibintu ntago nabyihangana. Karitsiye yarangiritse no kwirirwa mu itabi ndebera. Reba ayo maso yawe. Ayo maso yawe. Iki se bro? Hayo wagiye shisha ababyeyi. Itonde. Abo shishema sibyo birakureba. Urishinga zino mayibo. Bro rifuza iki? Umva mwe ntacyo nifuza. Nta n'ikintu mwama ngo nyemere. Muguhamagaye inzego z'umutekano ziri hejuru. Mwebwe murarara hano. Murarara. Sasa wawe yavuga rifuru rikumva none we yarakunumye ngo ngene ngo ngushake ndeba ahantu uri kumba afashe radio yo mu rugo uri kugenda ucurangira bya bikobwa mwirirwa mugendana mwabaye ibirara kimwe icyo nzi cyarakwica dore yarakunumye ngo tugende nyine arakwica kanigendere kanze ndeba umuntu bagiye kujwigira we mu rugo warabananiye ufata amaradiyo ngo ugiye ngo gucuranga ibyo bizakumarira wese kubikora je mbikorera si uyu mugabo ko n'ubwoko isi ni imbobo mwana zano wambwa muhagarara. habaye imbobo samanze nereka ino mari hasi dushaka ikiri kigana Umva mugende gake. reka mwumvikane so bareka bakuru Mugende gake. ugiye nkumvugane nawe umuntu ukubise uramuzi Ibyo ntago bindeba mwarananiranye. uzabana inziranye nabo Ntago bo muziranye reka bandeba. mwumvikane birangira Ntago bandeba. Ntago uzabana ingenziranye nabo bandeba. ongera unkubite bro Hakowe peti uswagira ngo ngende mu mikino nawe reba nk'iki. We. Namuhereje. nge ntabwo turi kumwe ntabwo turi kumwe ntabwo turi kumwe mama uyu mukobwa uri kubita Ntago umusaza bindeba musaza wese uri kumbwira asura wo. ntabwo ari kumara amafaranga anje mani nuko na MTN ngiyemo ariko nagusha mani ngira ura musore nzamufasha mani tubye ko nikaza yaraje ntabwo ari fresh Kevin none se mwabyagiza gasi fresh kari nano mwahereje. umeze wiki murasida wawe yabyibushye Ni inkoni zamubyibuhishije zinadukorera hepfo. Abantu barabyibushye barashonje abakubise Badukubise batumereye nabi. nawe mani ariko munashinya Nanjye. siko mbyibutse nanjye arakarege cyo ndi kanangiye nkakubita ibiceri Nako ngako rero. kakasekere uyu nakanyero ndakambara nka bakubita muri bebe wajyanga imyenda yakubare wajyanga ni inka yayiriye None se mwebwe babakubise. bane nanegere bankubise legend man njye namukubise turasa mani Karaka security kabagagaje ku gipangu uragenda ariko amahoro. ari umuntu tuziranye bundi sibyo Wa muntu hano rugo. umusirikare Kandi yabidukorera. cyazura mu security bamunwe Uriya musekirite n'umugofero bubimana ukuntu aba yifunza kubita abantu. kuntu yahise abyina Dukubita sakusa. Uziko guseka imbere y'icyana amazi yababaza kari. Twicare hasi ashira kuntu yahise reba none. sema ko marashiro yabyimbye man Zinkuni badukubitiye hari hepfo. Hari kambaye akagofero nanjye gahagaze kari gashiro nanutse none dere kuntu yahise abyibuha ni inkoni zura musekirite. bitewe kati byarancenze man rusherwa rwarabyimbye
muvanti none se Wari kumva muri kwivugisha bimeze bite? ntabwo si ibintu n'izuba ari epfo hari akaniko karagukubita Narababwiye ngo ibibazo byo muri kase byose mujye mubingeza ubu muri ko muba uba mutabizanye. wabonetse si cyakubabuze wadukudusuje bigende Bariya nibo shaka ndetse basi ukuri kunsuzugura nako nabo babasuzugura. Niko nabo bamusuzugura. reka araza uri gutambuka nakwashinga ukeneye iki akaza Agahita gukubita. yaza gukubita hano hari afite amazi Narababwiye ngo kujyana ibikaryo bya niwe shiri wamuhaye akazi njyewe ninjye ubaha akazi bari bose bo muri wowe kase. rero ntabwo wavuze ko niwe wamuhaye akazi Mwamuhaye ruswa. umuntu urya ruswa akemera dore amafaranga abamuhaye ntabwo amesa Abangaba batanze ariko ruswa twe yadukubise mana we ahora mu byenda bitameshe ntabwo rero njyewe itangazo renje kuba nyine ibibazo byabo nabyo nari mbikeneye ariko hari abantu ndi gushaka abayizi hari umutipe mugufiya nyine gasa nk'aho kwekera akana ndamuzi abara mu gipangu kaba hari mu gipangu ruguru njye nakabuze ni ahantu mwaba muzi mwakandagira ko n'ibibazo byanyu ndabibakemura bivuga ngo ntabwo uri budufashe yari kumwe n'umukobwa n'umukobwa wambaye umupira w'umukara yego n'umukobwa w'umukara uzi ibintu bamukoreye shida babakubise abakubise umukozi wanjye bamukubise reba njyewe ukuntu umeze noneho bo babanogeje njye nanegeka nawe gucyo ndi kubona babyimbye n'inkumi kumbe ni mushiki wawe kumbe ni mushiki wawe uriya ni mushiki we bagize kuriya cyane rwose twigendere tugende nari natwe tugende nakwereka tukwereke tumukubite biriya ntabwo ari ibintu pe babakubise noneho njye bara dukoreye ntabwo bishoboka umungope we garafure usuri akari nura wicaye hariya ndikuri njye mbabara ikintu kimwe ngiye gukora ni ukwicara ngiye kuzana ibyuma n'imihoro njye nibashake bamfunga oya njye nijya umukene It was at this moment that he knew he fucked up. ngaho ongera uvuge bro ongera uvuge uyu nguyu niwe mwahaye amafaranga n'uyu nguyu reba ukuntu wagize Amafaranga bama. anankubitira sherera mubyimbisha gutyo ibintu twasezeranye ntabyo uzi Ni amafaranga yigeze amafani. ibimenyetso biri mwe igihungu yana niwe Yigeze ko yanabyese ni wowe yapfuye Nimbeshyera. ibintu bihinduye isura We piti. akantu kigize aba ngaba wabagize utaducika Abahaganitse. aba wabagize yamukubise noneho wowe ndagufunze iyi neza radiyo ni iya puroma funga atari muzima ndamufunga oya n'umufunga ari muzima gusa njyewe mbahaye rugari noneho nimumukoreye icyo mushaka dore bya byuma nabizanye